And then if we have some more time, I might do something else. All right. I want to talk about perfection. ndifuza kuvuga ku butungane. Yeah, these are topics that when I travel around, iyi ni ingingo akenshi ndi kugenda hirya no hino I tend to share them frequently. nkunda kwivugaho cyane. And the reason for this is because impamvu nkunda kuvuga kuri iyi ngingo cyane nuko within Adventism, mu itorero ry'Abadventiste there has been a shift within our doctrine. habayeho kwimuka ku mahame yacu, where we've started to embrace evangelical teachings of the gospel. aho twatangiye natwe kugenda twigisha cyangwa twakira imyigishirize ya giprotest y'amadini ya giprotestant, And we've gotten away from our fundamental, pillars of faith. noneho bituma amahame ubusobanuro bw'uburyo twabyigaga ubusobanuro shingiro uko twabyigaga nuko abashinze itorero ryacu babyizeraga tubivamo. Amen. Yeah. And it's very sad birababaje cyane because we have individuals even in leadership beginning to question dufite ikibazo uyu munsi cy'abantu bamwe mu itorero ndetse namwe mu bayobozi batangiye kwibaza if our historic understanding of the mark of the beast, niba uko twumvaga uko abashinze itorero bumvaga ingingo zijyanye n'urugero n'ikimenyetso cy'inyamaswa, the seal of God, ikimenyetso cy'Imana, the sanctuary message. ubuturo bwera. We have individuals of prominence that are questioning as to whether or not these are actual factual doctrines. ubu dufite abantu mu itorero ryacu ubusobanuro abashinze itorero bizeraga uyu munsi basigaye babwibazaho bibaza niba koko bikwiriye gukomeza kubwizera. I mean, some of you are even, for instance, some of you here are familiar with, I'm just going to say the name because it's openly. You're familiar with the gentleman that was on 3ABN by the name of Ryan Day? hari abantu hano bazi bya Ryan Day wakoraga kuri televiziyo ya 3ABN ejo bundi. And of course, being on 3ABN, he's being projected globally. kuba yari ari kuri televiziyo ikimenywa bose twa 3ABN yari umuntu ukurikirwa cyane, right? And by that gains a lot of influence. ariko amaze guhindura imyumvire ye ibyo bintu byagize ihungabana ku bantu benshi cyane mu itorero. And it's been maybe about a year and a half ago now, I guess. Yeah, almost two. Maybe almost 2 years now. We know hashize hafi imyaka ibiri avuye kuri televiziyo that he's rejected now the Advent message. ariko ubutumwa bwa Adventiste yarabuyobeje. And trying to call into question the sanctuary message. noneho agenda abwiriza cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yereka abantu yuko ubutumwa bwacu bw'ubuturo bwera n'isabato ibyo bintu tutagomba kubyizera nk'uko twasanzwe tubyizera. And when individuals like that leave the church, iyo abantu rero bamwe bamukurikiye bavuye mu itorero cyangwa abameze gutyo nawe nk'abo bavuye mu itorero, they never leave the church by themselves. ntabwo bagenda bonyine ahubwo bakurikirwa n'abantu benshi. A lot of people will follow them. abantu benshi barabakurikira. Even the what was it like this the judgments, the investigative judgment. That was that's one of the subjects. Yeah, it's always. So kimwe mu bibazo abantu benshi iyo bavuye mu itorero ubona bashingiraho ni ukutizera yuko turi mu gihe cy'urubanza akagenzuzi rwatangiye mu 1844 na hano turi. That's why it's extremely important that we understand certain doctrinal positions that we have as Adventists. aho duhagaze nk'Abadventiste ku ngingo zimwe na zimwe z'amahame yo twizera. This is the reason why when I go around there are certain messages that I teach over and over and over and over. aho Imana impamagaye hirya no hino ku isi hose rero izi ni ingingo nkunda kuvugaho nkazigarukaho. It's fundamental. kuko ni amahame shingiro. It's like C.D. Brooks. You all familiar with C.D. Brooks? hari abantu bazi C.D. Brooks. And he said, I want my church back. He said, you remember that one? He said, I want my church back. Well, that's what we need to get back onto the platform of the three angels. natwe dukeneye kugaruka ku rufatiro rw'ubusobanuro nyakuri bw'ubutumwa bw'amarayika batatu. So this subject that we're dealing with is one that is of critical importance because it's directly connected to righteousness by faith. iyi ngingo tuyoganiraho rero ni ingingo ikomeye cyane kuko ni ingingo igaruka gusubiza bwo kwizera, which we have been told by the servant of the Lord Ellen White. kandi ingingo twabwiwe tubinyuze mu muja w'Imana Ellen White at the message of justification by faith. yuko ubutumwa bwo gutsindwa bwo kwizera it's the three angels message in verity. ni ubutumwa
ubutumwa bwa marayika wa gatatu nyakuri. Means it is the message. Mu yandi magambo nibwo butumwa. So if we don't understand Niba tutabusobanukiwe the message of justification by faith ntidusobanukirwe ubutumwa bw'ugucishwa bwo kwizera or righteousness by faith, cyangwa se gucishwa bwo kwizera, which also has to do with the issue of character perfection, kandi bikaba bigendanye no guhindurwa kw'imibereho no kwezwa kw'imibereho, we in truth do not know the third angel's message. icyo gihe bigaragaza yuko tuba tudasobanukiwe icyo ubutumwa bwa marayika wa gatatu ari cyo. Amen? Amen. Okay, so let's go forward. Let's go to the book of Matthew chapter 5 and we're going to go to verse 48. Reka turebe Matayo igice cya 5:48. Matthew 5 verse 48. Matayo 5:48. And we're going to make this subject very simple. Iyi ngingo tugiye kwiga mu buryo buri bworohera umuntu wese kuyumva. Okay, Matthew 5:48, Jesus says, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Aranditse ngo nawe ukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. How many of you here believe that God actually desires for us to experience perfection? Rwanda no bizera yuko Imana yifuza ko twaba dukiranuka. Okay, that's good. All right. You know that this is an issue of contention, I guess. Okay. I guess contention is a good word. Which means Okay. This subject has been an issue that has divided many of our people. Ni bande bizera yuko iyi ari ingingo ituma abantu izana ibice mu bantu. And Kubera ko ntibabiva kimwe. the sole reason why it has been Nivugwaho rumwe, okay. yeah, Okay. and the well, there's two reasons, but the main reason why it's divided people Impamvu ki iyi ngingo abantu batavuga rumwe igatuma havuka amacakubiri is because we approach the subject ni ukubera ko iyi ngingo tuyiga without a clear understanding tudasobanukiwe neza of how the Bible defines perfection. tudasobanukiwe neza uko Bibiliya isobanura gukiranuka. Does that make a lot of sense? Yeah. When you have a wrong definition, Iyo rero udafite ubusobanuro nyakuri bw'icyo gukiranuka ari cyo, you're always going to have a wrong perspective. ubwo n'uburyo uzasobanukirwa cyangwa ugasobanura iyo ngingo bizaba bipfuye. So we want to have an accurate definition Tugomba rero kugira ubusobanuro based bukwiriye on the scriptures. dushingiye ku byanditswe. Amen? Amen. Okay, good. So, write this down. Reka aya masomo muyandike. When you look at that word, Iyo iri jambo Perfection. ryitwa ngo gukiranuka, okay, the Hebrew word the Greek word that it was translated from, ijambo ry'ikigiriki ryakuwemo ijambo gukiranuka it has three definitions that I want you to write down. rifite ubusobanuro butatu nifuza ko mwandika. Okay, the first one is complete. Irya mbere ni ukuvuga ngo kuzura. Okay, complete. Kuzura. The second one Irya kabiri is full of age. ni full of age. I know the best way to that's what it means. This is full of age, but the concept is mature. Okay, gukura. Okay, full of age, mature, fully developed. Gukura ukaba, that is the third definition. That's this Fully developed. Yeah, I'm just giving you three for that word, full of age. The first one is complete. First one is complete. Another one is full of age, which means mature, which is mature, or fully developed. Yeah. and the third one, And the third one, this is my favorite, obviously, is man. It's just man, M-A-N. man. Man. Mm. Man. Hari ubusobanuro butatu busobanura iyo bibiliya gukiranuka ivuga ubusobanuro butatu mu kigiriki. Icya mbere ni ukuzura, icya kabiri ni ugukura, kuba matured. Okay. Icya gatatu ni umuntu. Umuntu. Man, a man like a man. But say it. M-A-N. I know, but say it. You said umuntu? Yes, umuntu. Okay. I'm just trying to learn things, my brother. Okay. Now let's look at some scriptures Reka no turebe amasomo that deal with these definitions. avuga kuri ubusobanuro butatu. First one we're going to deal with is complete. We're going to the book of Colossians chapter 2. Tugiye kwiga kuri iyi ngingo ya mbere yitwa kuzura. Tugerajya mu Bakolosayi. In Colossians chapter 2, the Bible speaks of Abakolosayi igice cya Jesus, kabiri, Bibiliya ivuga kuri Yesu. whom is the image of the invisible God. Wabonye ko wari ufite ishusho y'Imana. And if you look at Colossians chapter 2, and I want you to look at verse 10.
umurongo wa 10. Matter of fact, look at verse 9 first. I like that as well. Reka dore ku murongo wa 9. It says, "For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, Haranditse ngo nyamara muri we niho hari ukuzura k'Imana kose and ye are complete in him." mu buryo. It doesn't say that. Wow. Really? That's interesting. Barihangana turakoresha Bibiliya zitandukanye. That's all right. We have several scriptures, though, but that's interesting. What does it say? We have to double check. Okay. Much better. But how does it translate it there? What does it say? Let me see, I will show you what's missing. Abakolosayi, ku bantu bakoresha icyongereza muri hangana turakoresha Bibiliya zombi, sibyo? Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 9. So it doesn't say, "And ye are complete in him." Colossians 2, and you're at 9, yeah. For in him, that For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And then 10 says, "And ye are complete in him, who is the head of all principalities and powers." Oh, yeah, I thought it was on verse 10. Okay, good. That's true. Okay. So we're Nahise there. baracyari ku murongo wa 9 gusa. It says, "And ye are complete in him, who is the head of all principalities and powers." Okay. Abakolosayi 2:9 yanditse ngo nyamara muri no hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. It is Okay, well translated. okay, it's correctly translated. Yeah, Excellent. yes. So what we see here in this verse Iyo wumvise iri somo is that man is complete biratwereka ko umuntu aruzuye when we are in Christ. iyo ari muri Kristo. Amen. That's the source of completeness. Iyo niyo soko ryo kuzura. Amen. Amen. Excellent. Amen. Now we're going to Ephesians chapter 4. No tujya mu Efeso igice cya 4. In Ephesians, the 4th chapter, talks about the gifts of the Spirit Mu Efeso igice cya 4 turabona impano z'umwuka and the various functions that they have within the church. ndetse n'icyo zimaze mu itorero. And I want you to look simply with me. We're looking at Ephesians chapter 4. And just drop down to, I believe it's verse 14 I want to start at. Abefeso igice cya 4 katurebe umurongo. Okay. In Ephesians 4. 13 mentions something. Yes. Ephesians 4. Yes, that's right. Starting at 13. You're right. Dore ku murongo wa 3. So it says here, "Till we all come into the unity of the faith Ati kugeza ubwo twese tuzasohora kugira and of the knowledge of the Son of God, ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana unto a perfect man, kandi kugeza ubwo tuzasohora unto the measure of the stature of the fullness of Christ." abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagaro cya Kristo. Amen. Amen. Do you see in this verse Murabona muri iri somo when it says, "Unto the measure of the stature of the fullness of Christ"? aho bavuze ngo tukazamuka tukagera ku rugero rushyitse rw'igihagaro cya Kristo. This is the concept of full of age, or to come to full maturity. Ibi ngibi iri somo rirerekana gukura. Yeah? You all see this? Maze kubibona Yes. So it's letting us know hari kudusobanurira yuko that perfection ugukiranuka is when we grow and develop ni mu gihe tugenda dukura to be like our elder brother, maze tukamera nka mukuru wacu mukuru Jesus Christ. Yesu Kristo. And this is the product kandi uyu ni umusaruro of the work of the Spirit of God ugaragaza umurimo umwuka bari bari gukora working in our lives. ari gukora mu mitima yacu. Amen. Amen. Good. And now the final one, Noneho iri ni isomo rimwe man. twabonye ubusobanuro bwa gatatu tuvuga ngo umuntu. We looked at this yesterday. Iki twabirebye ejo hashize. Genesis chapter 1:27. Itangira igice cya mbere umurongo wa 27. Because now we want to see, well, what does God define a man as? Reka turebe Imana isobanura umuntu nk'iki. Okay. And the Bible tells us exactly what God defines a man as in Genesis 1:27. Bibiliya itubwira neza umuntu uko Imana isobanura mu Itangiriro 1:27. So God created man in his own image. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo. In the image of God created he him. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Male and female created he them. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Okay. So based on the scriptures, Dushingiye ku byanditswe, a man umuntu is one n'umwe that is in the image of God. ni umuntu waremwe mu ishusho y'Imana. Amen. What has sin done? Icyaha ni cyakoze. Has sin defaced the image of God in man? Icyaha cyaba cyarangije ishusho y'Imana mu muntu. Yes. Sin has defaced the image of God in man. Icyaha cyangije ishusho y'Imana mu muntu.
The plan of redemption umugambi wo gucungurwa is to restore the image of God. ni ukugira ngo ishusho y'Imana yongere isubizwe mu muntu. Yeah? So, because the word perfect kuko ijambo gukiranuka is also defined as man, nanone risobanurwa umuntu, what the word of God is telling us icyo ijambo ry'Imana ritubwira ni uko is that perfection is seen in us gukiranuka kugaragara muri twebwe when our lives are restored back into the image of God. iyo ishusho y'Imana yongeye kugarurwa muri twebwe. And how are we restored back into the image of God? Ni gute twongera kuremwa mu bundi bushya mu ishusho y'Imana? That is only the work of Christ in our lives. uwo ni umurimo Kristo akora mu mibereho If any yacu. man be in Christ Jesus, iyo mwari muri Kristo Yesu he's a aba ari new creature. icyaremwe gishya, Old things are passed ibya away. kera bishize Behold, all things are dore become byose new. bihindutse bishya. Here's another one, I'll give it to hari you. irindi somo rimwe tuza ko tureba Abaroma. There's a problem? Look at Galatians 2:20. Galatians 2:20. Reka turebe mu Bagalatiya igice cya 2:20. I just want to show you this. It says there, Bagalatiya 2:20 yeah, haranditse ngo I am crucified with Christ. nabambanywe na Kristo Nevertheless I live, ariko ndiho, yet not I, nyamara si njye uriho but what? ahubwo ni nde? But Christ liveth in Kristo me. uriho muri njye. So the life which I now live in the flesh, Ibyo nkora byose nkiriho muri mubiri I live by the faith of the bikoreshwa no kwizera nde? Son of God, umwana w'Imana who loved me wankunze and gave himself for me. akanyitangira. Amen? Amen. What is that? That is Christ in you, Aho ibyo biragaragaza ni Kristo uri muri wowe, the hope of glory. ibyiringiro byo bwiza. According to Colossians chapter 1 verse Dushingiye ku 27. bakora isomo ryanditse mu Bakolosayi. You all see the point? Murabibona? Yes? Yes? No? Yes. Okay, good. So, all of these scriptures Aya masomo tumaze gusoma simply point out something. ari kutwereka ikintu kimwe. Completeness Kuzura is experienced only in Christ. gushoboka gusa iyo turi muri The Kristo. only way that we can be fully developed Uburyo bwonyine bwatuma or come to the point of spiritual maturity imico yacu ikura tugakura tukajya ku rugero rushyitse in which Christ can be seen in us kugeza kubwo Kristo agaragara muri twebwe, is through the ministry of the Spirit of God in our lives. ni ukureka umurimo wa Mwuka Wera ugakorera mu mitima yacu. The only way that we can be men Uburyo bwonyine bwatuma tuba abantu as God designed us to be, umuntu Imana yifuje kurema, which is to be intelligent beings in the image of God. ariko kuba umuntu Intelligent being okay, umuntu wuzuye ubwenge in the image of God mu ishusho y'Imana, is if God Himself ni igihe Imana ubwayo recreates us ituremye and restores His image in maze us. ikongera igasubiza ikaturema bundi bushya ikongera igasubiza ishusho yayo muri twe. And so, what we see from all of these definitions Rero icyo tubonye mu busobanuro bwose is twize that perfection ni uko gukiranuka is the product ni umusaruro of divinity w'ubumana working in humanity. buba buri gukorera mu muntu. You see the point? So perfection is not about what I can do. Gukiranuka rero muri kumva ntabwo ari ibyo nge nshobora gukora. Perfection is not about what the human agent can accomplish. Gukiranuka kandi ntabwo ari ibyo inyoko umuntu ishobora gukora ikageraho. Perfection has everything to do ahubwo gukiranuka icyo bigendereye with God's ability ni ikitwereka ubushobozi bw'Imana to transform, bwo guhindura, to recreate, bwo kurema bundi to bushya, restore. bwo kurema bundi bushya Amen? umuntu. So if a person says that perfection is not a possibility, Rero iyo umuntu avuze yuko gukiranuka bidashoboka, what they're calling into question ubwo icyo baba bari kuvuga is the omnipotence of God. ni ukuvuga yuko Imana idashoboye byose. Are you getting the point? It has nothing to do with man's power. Ibyo ntabwo bihuriye n'imbaraga z'ubumuntu, It has everything to do with, can Christ make us complete if we're in ahubwo him? ni ugutangira kwibaza ngo ese koko Kristo ashoboye kuba yandema bundi bushya? Can the Holy Spirit truly develop me in such a way that Christ can be seen in my life? Iyo umuntu atizera gukiranuka bavuga ati ese Kristo koko abakemanga ubushobozi bwa Kristo bwo kuyatuma bundi bushya imibiri yacu The igahinduka. same way that God made man in his likeness and in his image in Genesis chapter Ko 1, Imana yaremye umuntu usa nayo mu itangiriro cya 27, is he capable of recreating us in his image and in his ni likeness nako once again? ishoboye kuba yakongera kutuma bundi bushya tukongera tukagira ishusho yayo. Perfection has everything to do with the work of God. Gukiranuka rero ni ukureba ku murimo Imana ishoboye. Man's role Uruhare rw'umuntu is surrender. ni ukwemera.
Amen? That's it. Okay, so now let's talk about the practicality of this now. reka n'ibyo bintu tubirebe uko bikorwa bite. Scripture I'd love to go to, Genesis chapter 17. turajya mu itangiriro cya cumi na And karindwi we're going to start at verse 1. dore ku murongo wa mbere And we're going to look at Abraham's encounter with God. tugiye kureba aburahamu aganira n'imana. Okay? Abraham's 99 years old. aburahamu amaze imyaka 99 It says, avutse. now when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. uwiteka aramubonekera amubwira ati ni njye mana ishobora byose ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Does God call Abraham to perfection? imana igamagara aburahamu ngo atungane. Yes. Here's something interesting before I go any further. mbere yuko nkomeza njya mbereka njye ikintu mvuga What's cy'ingenzi. the first book of the Bible that was ever written? igitabo cyanditswe mbere y'ibintu byose muri bibiliya ni ikihe? Job. That's correct. Job. It's the book of Job. The book of Job was the very first book of the Bible that was written. igitabo cya yobu nicyo gitabo cya mbere cyanditswe muri bibiliya. And isn't it interesting? kandi ikintu In gitangaje. the very first book of the Bible that was written. Sorry. In the very first book of the Bible that was written. mu gitabo cya mbere cyanditswe muri bibiliya When God is talking to Satan. imana irimo iravugana na satani. Remember in verse 6? muribuka ku mirongo gatandatu And Satan responds and says, I just came from going to and fro in the earth and from walking up and down in it. satani amaze kubwira imana ati vuye mu isi kwitama ajyamo no kwizeramo muri kubura imana amusubije. God's response to Satan was, imana asubije satani ngo have you considered my servant Job? waba witegereje umugaragu wanjye ukiranuka yobu Perfect. utunganye. That's the first thing, a perfect man. murabona yuko imana yagaragaje ko mu isi hari hariho abantu batunganye. In the first book of the Bible that was mu written, gitabo cya mbere kibanza ibiri muri bibiliya God declared a man to be perfect. imana yagaragaje ko hari umuntu wari intungane. In the second book of the Bible that was written, mu gitabo cya kabiri cyanditswe muri bibiliya Genesis, aricyo gitabo cyitwa itangiriro God made a man that was perfect. imana iri mu muntu utunganye. Are you getting my point? muri kureba ibyo ndi kuvuga. So this concept is all the way from the beginning. rero iki gikorwa cy'uko umuntu atunganye ni igikorwa cyabo Okay, kuva so na we're back in kera. Genesis 17:1. reka tusubire mu itangiriro cya cumi na karindwi. Okay, as a question I want to ask you, hari ikibazo ngiye kubabaza that's one I always ask. kandi ikibazo nkunda kukibaza. God presents himself to Abram imana yiyeretse aburahamu as the Almighty God. nk'imana ishobora byose. Why? kubera iki? Why? kubera iki? Because there's a variety of titles that he uses to present himself. imana Is ifite that not amazina true? menshi cyane ishobora guhitamo rimwe muri ayo ngayo ikaba Yes. yaribwira aburahamu. ese si He byo? came to Moses, he said, I am the I am, yasanze mose yambwira ati ndi uwo ndi we etc. n'andi menshi. Why the Almighty God? kubera iki imana yibwiye aburahamu ngo ndi imana ishobora byose? Think. yes. Aburahamu yarageze igihe ashidikanya niba azabyara umwana kuri Sara. Abraham was at the point of doubting if he can have a child to Sarah. Okay, that's good. Go icyo ni ahead. igisubizo cyiza. His father made idols and he was a craftsman of the idols. So Abram was a craftsman of idols. Okay, so he wanted him to know that he was talking to the correct God. Okay, now at this point, Abram had been walking with the Lord for quite a bit of time. He wasn't 24 just years. coming out of Ur, the land of 24 years. Chaldees. So he knew who the true God was at this aha point. turi gusoma Okay. imana yari imaze guhamagara aburahamu muri y'abakarudaya yari imaze igihe kirekire avugana nayo banaziranye ntabwo aricyo gihe yari igiye kumubwira ngo ndishobora This isn't the byose. first calling out of aha ntabwo ari Cain. umuhamagaro wa mbere. Why? Yeah. Come kubera on, iki? think about it. mutekereze. Go ahead. Abraham had been working on the journey, but he never knew that he would be perfect. Okay. Abram was working on his journey, but he never knew that he would be aburahamu perfect. yagendaga n'imana yari imaze igihe Okay. kinini n'imana ntabwo azi ko azakiranuka. yego. Okay. yego. My sister and then my brother. Yes. kubera ko imana yifuzaga ko abasekuruza bayizera igomba gutangira kumuha ibizami bigaragaza ko akwiriye kumuha. because Abraham wanted to be the sekuruza ageni. The progenitor. Yes, the progenitor of the descendant of the faithful. Yes, So he wanted. What happened? What's funny? How did he understand? Oh, how did I understand? My Rwandan roots are beginning to. So he wanted him to be perfect, Yes. so that he become now all the descendants become perfect. Yeah, it's the Holy Spirit, right? Amen. Go ahead. aburahamu imana yari iri kumuha isezerano ryayo kugira ngo naramuka aryizeye izabashe kumusohorezaho iyo yamusezeraniye. God was giving Abraham his promise. Okay. So that once he believed in him, Okay. and then
he fulfilled. That's good. I like how you're saying his promise. Okay, I'm going to give an example that I use quite frequently, Ngiye gutanga urugero nkunda gutanga and kenshi then you're going to get it. noneho turaza kubisobanukirwa. I like to use things that make it really simple. Nkunda gukoresha ingero zoroshye kugira ngo So mwumve. you all are familiar with this man, what's his name again? Mark Zuckerberg. You familiar with Mark Muzi Zuckerberg? mwese Mark Zuckerberg ni Yes, Facebook. Facebook. I know you. Come on now. You know who he is. Okay, good. Okay, I want you to think about this now. Reka mutekereze kuri iki. Imagine yourself. You're sitting at home Tekereza wicaye iwawe mu rugo and you're poor. uri umukene No money, none, nta mafaranga na make ufite nothing. nta kintu na kimwe ufite No family, nta muryango no friends, nta nshuti no education. ntiwize You have no resources. ntabwo ufite ubushobozi You have no marketable skills. ntabwo wize ubucuruzi You have a cell phone. ikintu kimwe ufite gusa ni telefone Smart, and it works. and And it works. kandi telefone That's all ikora. you have. nicyo kintu rero ufite Praise the Lord for that. Right? And then as you're sitting there, you receive a call. noneho aho wicaye ukabona urahamagawe It's FaceTime. it's FaceTime A FaceTime. okay ukabona hari application yitwa FaceTime Mark Zuckerberg. ukabona nyiri Facebook araguhamagaye And he looks at you and says, noneho akaguhamagara akubwira ngo I was looking at your Facebook page. nari ndimo ndareba ku rukuta rwawe rwa Facebook I like your face. noneho nagukunze nakunze uko usa I want to hire you ndifuza kuguha akazi and train you maze nkwigishe to be successful like me. uko wazashobora gutera imbere mu buzima ukamera nkanjye I'm going to send my personal helicopter to pick you up tomorrow, ngiye kohereza kajugujugu yanjye ize igufate ejo to bring you to my office, kugira kuzane ku biro and byanjye we'll begin training. noneho turatangira ngiye nkutoze I can't wait to start. ntago singira ubone I dutangiye can't wait to start. Singira nifuza ubone yuko wajya dutangiye. agatangira See you tomorrow. ejo uzahagere Click. agahita akupa How would you feel? wakumva umeze ute You'd be sad. How would you feel? wakumva umeze ute Be honest. muvugishe ukuri Exactly. You see what she's doing with her hands? That's exactly what all of us would be doing. ati igira mu gihe ari gukora n'amaboko ye Excited. wakumva bikurenze Right? None of us would be here like, nta muntu wakwicara ngo atuze you would be excited. byakurenga Now here's the question. iki ni ikibazo Why? kubera iki Is it because you have money now? ni uko wamaze kubona You're amafaranga still poor? ucyari umukene Is it because you're educated ni now? uko wize Still uneducated. naho wicaye n'ubu ntacyo uriga So why are you excited? none niki cyakurenga Promise. isezerano But it's not just because Promise. you've gotten a promise. ariko si ikibazo cy'uko aguhaye iryo sezerano It's who the promise came from. ahubwo ni indi iryo sezerano ninde utanze iryo sezerano Right? Say it. What did she say? I just think she's saying the right thing. I don't know. she's saying that you will be you'll be sure Yes. of the person who is giving you the promise. Exactly. Because we know Mark Zuckerberg nuko icyo gihe tuzi ko Mark Zuckerberg is rich tuzi ko ari umukire and powerful, afite imbaraga and we know kandi tuzi ko that he has all the resources afite ubushobozi bwose that are bushoboka needed bukenewe to make us as successful kugira ngo atume utera imbere as he is. nk'uko nawe yateye imbere You get it? nibyo God comes to Abram, imana ije kuri aburahamu and before he calls him to perfection, mbere y'uko imuhamagara ngo nakiranuke he presents himself cyangwa abo wera imana and irabanza says, I'm the irivuga. Almighty God. Iravuga ati ndi imana He's ishobora letting him byose know that he has the power iyi kugira ngo aburahamu and asobanukirwe the ko imana ifite imbaraga resources n'ubushobozi to accomplish anything. bwo kugira ngo Amen. ishobore ibishoboka ibyo byose So when he says, Abram, ijya mubwira ngo aburahamu walk before me nkurikira and be thou perfect, maze ube uwera Abram is to place his faith aburahamu yagombaga gutekereza not in himself, atari kwitekerezaho ubwe but in the power ahubwo agatekereza ku and mbaraga the resources of God n'ubushobozi by'imana to make him byo kugira ngo what he's calling him to be. imana imushoboze ibyo iri kumuhamagarira nabyo gukiranuka Amen. amen
That's why God comes this way to us. iyi niyo mpamvu imana iduhamagara. So when you're reading the Bible iyo uri gusoma bibiliya and you look at God present himself, ukabona imana iri kwivuga, pay attention to the titles that he uses. uzajye wita cyane ku izina yakoresheje iri It's kwivuga. always connected to the message he's presenting. iteka biba bijyanirana n'ubutumwa agiye guhita You'll ivuga. especially see that in the book of Revelation. A ibyo lot. muzakunda kubibona cyane mu gitabo Book of cy'ibyahishwe Daniel too. no mu gitabo cya daniyeli. Okay, don't forget that. ibyo ni mubyandike ni ingenzi Okay, cyane. so God is calling Abram to perfection. imana igamagara aburahamu ubutungane. And just as we saw earlier, kandi uko twabonye kare, as God calls us to perfection, natwe ko imana iduhamagara ngo tube dukiranutse, he wants us as well natwe iragira ngo to remember tubanze twibuke who it is that's calling us. imana iduhamagara ninde. Jesus said Yes. in Matthew 5 and verse 48, yesu yaravuze muri matayo igice cya gatanu mirongo "Be abiri thou n'umunani therefore perfect, ngo mube mukiranutse even as your Father which is in heaven is nk'uko so perfect." muje akiranuka. Now what did Jesus declare of himself? ni yesu we yivuze ate In the book of Matthew. muri matayo, Let me go there. igitabo cya matayo. Did not Jesus, I'm just going to say it as I'm opening my Bible. Sure. Did not Jesus declare yesu ntabwo yavuze muri that matayo all power yuko yahawe ubushobozi bwose in ubutware heaven and bwose earth? bwo mu ijuru no mu isi. Let's look at Matthew 28. Look at verses 17 and 18. reka turi mu matayo makumyabiri n'umunani cumi na kane cumi n'umunani. Matthew 28, 17 and 18. matayo makumyabiri n'umunani cumi na kane na cumi n'umunani. And when they saw him, they worshipped him, bamubonye baramupfukamira but some doubted. ariko bamwe barashidikanya. And Jesus spake, nuko yesu unto them, arabegera avugana bati, saying, all power nahawe ubutware bwose is given unto mu me ijuru in heaven mu ijuru and in earth. no mu isi. Who's the one that has called us to perfection? ninde uri kuduhamagara ngo tube dukiranutse? Think ninde uri about this. kudusaba ngo tube The dukiranutse? one who has all power niwe ufite ubushobozi bwose in heaven bwo mu ijuru and in earth. no mu isi. Is that the Almighty God? ese uwo ni imana ishobora byose? Yes. Yes. So the same one that called Abraham to perfection uwahamagaye aburahamu akamusaba ngo abe akiranutse is the same one that calls us to ni perfection. nawe uri kuduhamagara tube dukiranuka. So whose power should we be looking to? none imbaraga n'ubushobozi tugomba kubirebera hehe? Jesus Christ. Say it loud. Jesus tugomba kureba Christ. kuri yesu Jesus. kirisito. Are you seeing the point right now? muri gusobanukirwa iyi ngingo neza? Yes? Okay. Okay, let's go another step further. reka turebe tutere namwe tujya mbere. God said to him, walk before me and be thou perfect. imana, we go back to Genesis. Yeah, we're still in Genesis 17. dusubiye mu verse 1. itangiriro cya cumi na karindwi. He says, walk before me and be thou perfect. Genesis 17, Mhm. verse 1. Yeah. You just reiterate it if you Yeah. don't mind. haranditse ngo ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Itangiriro cumi na karindwi umurongo wa mbere. So he's telling Abraham, I'm going to teach you how to live a life of perfection, imana iri kubwira aburahamu iti ngiye kukwigisha ukuntu uzabaho imibereho itunganye to walk the walk. maze ugatangira kugenda. He's telling Abraham to take the position imana iri kubwira aburahamu ngo agomba gufata umwanya of an infant. of an infant. Of an infant. agomba kumera nk'umwana muto. Do you understand why I'm saying this? buri kumva impamvu kivuze He ibi? said, walk before me. imana imubwiye ngo ujye ugendera How imbere many of yanjye. you here have ever taught or had the privilege of participating in helping a child walk for the first time? ni bande hano baba barafashije umwana kugendagenda I see the smiles. akiri mutoya? Yeah? Yes? Almost everyone. Right? It's an interesting experience. ati ni experience nziza I sibyo? don't care where you're on the face of planet Earth, we all do the same thing. aho waba turi twese ku isi ibyo ngibyo nzi ko twese tuzi abana bacu kimwe. You know, my daughter Heaven, umukobwa wanjye Heaven, when it looked like she was prepared to begin this new journey of life, nabonye ubwo yaratangiye gutangira asa n'ugiye gutangira kugendera mu mibereho mishya kuri iyo ntambwe y'ubuzima I gukambakamba. didn't say, okay, baby, ntabwo bwo yaragiye gutangira gukambakamba, namubwiye ngo mwana wanjye today we learn to walk. uyu munsi tuba tugenda, And then pick her up ngo mpite muhagurutsa and put her down. ndangije mumanure It's okay. mubwiye ati Follow me. nkurikira. You don't do that, right? ntabwo ari kubikora. Nobody does that. nta n'umuntu umubikora. What do you do with that child? iyo umwana ubona ashaka Where do you gukambakamba place them? ubigenza gute? umushyira hehe? And you put them where? umushyira hehe? Right in front of you. imbere yawe. Yeah? yego. And what do you do? n'icyo ukora? You hold their little hands, am I right? umufata utuboko twe duto You hold their hands. And then maze I really agatangira. want you to think about this mutekereze neza kuri ibi because it really illustrates us. kuko ibi hari ikintu kinini bitwigisha. And you say, okay, and you're trying to help the child to walk, iyo right? ashaka kwigenda uramufata And then this one leg is doing this. ukamushyira imbere akarenge kamwe ntikaba gakora neza,
Am I right? nibyo The baby's leg is trembling. none umwana ameze nk'uri gutitira And then you're like, no, come on, baby. ukamubwira utoya jya mbere And then you move the arm like this a little bit, ugafata akaboko kamufashe ukamugeza imbere right? yego And then the baby does, none icyo umwana bakora agatera agatambwe am I right? nibyo And then you say, okay. noneho ukavuga ati ni byiza And they do. ukamubwira ngo komeza Am I agatera right? ka kabiri That's us, you know. abo ni batwebwe God says, imana yaravuze ngo stop lying. ntumbeshye Stop lying. imana iravuga ati ntumbeshye rekera kubeshya You can do it. urabishoboye Stop lying. rekera kubeshya ikagufata ishaka kuguteza intambwe Now be honest. noneho ukavuga uti ntabwo nzongera kubeshya Stop gossiping. ikakubwira uti rekera kunegurana ukavuga uti ntabishobora You're getting the point, right? njye ngo noneho muri kumva ibyo turimo turiga And he's leading us step imana ikagenda ituyobora By step. intambwe by step. ku ntambwe And think about this. mutekereze kuri iki In this process, muri uru rugendo who's really doing all the heavy lifting? ninde uba urimo arakora umurimo uremereye The one that's Ninde? holding the hands. ntufashe umwana He says, aravuga ngo walk before me and be thou perfect. yabwiye aburahamu ngo njya imbere maze ukiranuke The Bible Amen. says we're going to go into the scriptures. reka tujye muri biriya turebe amasomo We're looking at a scripture most of you already are familiar with. turakoresha amasomo abenshi tumenyereye We're looking at Isaiah 41 and verse 10. reka turebe muri Yesaya 41:10. Yesaya 41:10 In Isaiah 41:10 it says, Haranditse fear, ngo 41:10, fear thou not, haranditse ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe for I am with thee. ntutinye kuko ndi kumwe nawe You get the concept? Even when a child is starting, it can be a scary thing. They've never done this before. iyo umwana atangiye kugenda biba bimuteye ubwoba kubera ko ibintu atigeze akora rimwe mu buzima Same thing for us. We're starting this new journey of life. It is scary. natwe dutangira urugendo rw'ubutungane biba biteye ubwoba ese sibyo Fear thou not, ariko imana yavuze ngo I'm ntutinye with thee. kuko ndi kumwe nawe be not dismayed, ntukuke umutima don't be discouraged. ntukihebe I'm your God. kuko ndi imana yawe I will help thee. nzajya ngukomeza I will strengthen ni thee. koko nzajya I ngutabara will uphold thee nzajya ngutabara with the right hand kandi of nzajya my nkuramiza ukuboko righteousness. kw'iburyo kwanjye So who helps Ariko us gukiranuka live kwanjye. this life of righteousness? sorry kamba Who aids us in living the life of ninde righteousness? udufasha mu rugendo rwacu rwo gukiranuka It's God upholding us. imana niyo idufashe mu kuboko kwayo You see the point? murimo murasobanukirwa Yes? Good. Excellent. byiza Also, I'll give this other concept. Also, reka turebe irindi somo you're walking before Him. bibiliya yatubwiye ngo tuba tuyigenda imbere That means bisobanuye ngo He's not to your left, ntabwo iri iburyo bwawe He's not to your right. imana ntiri ibumoso He's bwawe behind you, right? iri inyuma yawe se sibyo Yeah? Yes. So with your eyes, amaso yawe you can't see Him. washobora kuyireba iri inyuma yawe The just, we umukiranutsi rero walk by azabeshwaho faith no kwizera and not by. ntabwo azagendera ku byo areba You get the concept. So we have to believe. This is all. I mean, this is all the whole concept of how we experience this character of perfection. ibi ni ingenzi cyane aho tuba dusobanukirwa ibijyanye n'uko tugira imbere yo It has gukiranuka cyangwa yo everything. kwera It has everything to do with us really wholly depending on God. mu yandi magambo ni ugutuma twe tubaho twese uko twuzuye tubaho tudepanda cyangwa twishingikirije ku To mana uphold us. kugira ngo idufashe And if we fall in the process, iyo tuguye muri urwo rugendo rwo gukiranuka not to cyangwa become rw'ubutungane, discouraged. bibiliya yavuze ngo ntutinye Brothers and ntukuke sisters, umutima have you ever seen a child learning to walk that did not fall? bavandimwe umwana wiga kugenda hari umuntu wabona utajya ugwa I tell you right now, njye kubabwira if ikintu you ever saw niba warabogeze a baby kubona that was learning to walk for the first time, umwana uri kwiga kugenda bwa mbere and you said, okay, we're going to learn to walk, ukavuga uti reka tuge kugenda and that you put that baby down, ese uwo mwana uramufata ukamushyira hasi and it ran across the room, maze agahita yirukanka ajya mu I cyumba might run the other way. umubonye yirukanse agahita ajya mu cyumba Because umunsi wa mbere because that's not normal. nawe ubwo wahunga wavuga uti ibyo ntabwo You understand what I'm saying, brothers and sisters? That's not normal. What is normal
is this. ibi normale cyangwa ibishoboka nuko umwana What is agenda normal is for the child to actually fall in the process. iyo arimo arega kugenda bibaho Yes. kwagwa. Yes. When you were teaching a child to walk for the first time, igihe wigishaga umwana kugenda bwa mbere and let's say it fell, reka tuvuge akagwa, did you look at the child and say, warebye umwana uramubwira ngo "You're a dumb baby, wa mwana uri umwana udashobotse, dumb baby, uri umwana bad udashobotse, baby, you don't know how to do the walking, ntabwo uzi kugenda, you can't do this." ntabwo ushobora Do you do that? Listen, Listen, I know it sounds ridiculous. ndabyumva neza yuko I want you to understand how ridiculous it is ndagira ngo mwumve yuko n'ubundi for us to think biba ari ikibazo iyo dutekereza that when we fall, yuko iyo when we're twaguye trying to walk, iyo kandi twifuza that God kugenda looks at us Imana with itureba disgust. maze He ikumva doesn't. iseseme. Oya, Are you getting the point right now? muri kumva neza icyo turi kwiga, He does not. ntabwo ariko bigenda. The very fact that you fail Iyo uguye is evidence that you were trying to walk. ni ikimenyetso cy'uko washaka gukomeza utera intambwe ujya mbere. The problem is, Ikibazo ni ko if you fall iyo uguye and you stay down, ubwo wakomeza ukaguma hasi, that's the problem. icyo nicyo cyaba ikibazo. Are you getting it, friends? Muri kumva neza abavandimwe, The Bible says the just man falls 7 times Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi agwa naho yagwa karindwi and rises up again. azabyuka. So, this is so important Ibi rero ni ingenzi that as we are trying to have this experience ubwo turi kwiga iby'imibereho and we're teaching it to other individuals, kandi tukaba dushaka no kubyigisha abandi. yes, Yego, we should make it abundantly clear dushobora kubisobanukirwa that mu buryo God bwuzuye. is seeking to see the beauty of holiness Imana irifuza rwose kubona gukiranuka kuzuye perfected in our lives. gutunganyijwe muri mibereho yacu, But ariko as we seek to walk by faith day by day, kuko dushaka kugendera mu kwizera umunsi ku munsi, do not become discouraged ntuzigacika intege if at some point you might fall short of the mark. nubona hari aho ugeze ugasitara ukagwa. Look up, Uzajya uhaguruka get up immediately, maze utubyuka, grab hold of the arm of faith, maze ufate intwaro zo and press kwizera, forward. wongere utere intambwe ujya mbere. Amen. Amen? Amen. Amen. Okay, good. All right. All right. And you know what? I'll throw this other point in as well. Ibi nabyo bifuza ko dusobanukirwa. Abram is 99 years old when God comes to him. Aburahamu yari afite imyaka 99 ubwo Imana yazaga kumuhamagara. Think about this. Mutekereze kuri iki. God came to a 99-year-old man Imana isanze umusaza ufite imyaka and said, 99 walk before me and be thou perfect. iramubwira ngo njya imbere kandi ugende utunganye. That means Bisobanuye he still yuko had not learned how to walk. yari amaze imyaka 99 ataramenya And he was kugenda, 99 years old. kandi afite imyaka 99. That right there Ubwo tukiri aho illustrates haratwereka ko the long-suffering kindness of God. uko Imana yihangana igihe kirekire kandi idacika intege. Amen. Amen. So some of us, I like to say, it's not that we have good genes that we're still alive. Abantu mwe baravuga ati ntabwo dufite It's because, gene nzima it's because, impamvu it's tuta because we have a good God. And he still wants us to learn how igitumye to walk. dutinda cyangwa turi amakwisi niko dufite Imana nzima Okay, kandi let's look at another concept in the Bible. Go into the book of Mark chapter 4. reka turebe muri Mariko igice cya 4. Mark 4, we're looking at verse 26. Mariko igice cya 4 mirongo 26. Now this one is important. Mark 4, Mariko 4 and we're looking at verse 26. reka turebe ku murongo wa It says, 26. again, so is the kingdom of God as if a man should cast seed into the ground and sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, yet he knoweth not how. Handitse ngo arongera ababwira ati ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka akagenda agasinzira akabyuka nijoro na kumanywa n'imbuto zikamera zigakura atazi uko zikuze. For the earth bringeth forth fruit of herself. Ubutaka bwimeza ubwabwo, First the blade, ubwa mbere habanza then kuba the air, utwatsi maze and hanyuma after zikaba that the full imigengararo corn in the air. hagaheruka amahundo afite imbuto. Okay, we'll stop right there. Reka tube duhagaze aho. The Bible says the kingdom of heaven, the kingdom of God, Bibiliya iravuze ngo ubwami bw'Imana it says if a man should cast seed into the ground, bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto he mu goes to butaka sleep,
akagenda akasinzira rises up night and day, akabyuka nijoro na kumanywa and that seed, n'imbuto zikamera all of a sudden it springs and zigakura grows atazi up. uko zikuze He doesn't know how this happens. atazi uko zikuze. Okay. So God is using agriculture Imana iri kwifashisha ubuhinzi to teach us about how the kingdom of heaven. kugira ngo twigishwe ubwami bw'Imana bumeze. Remember Jesus said, Mwibuke Yesu yaravuze the ngo kingdom of heaven is where? ubwami bw'Imana buri hehe? Within. Buri hagati muri So mwe. he's giving an illustration Ubu rero gutanga uyu mugani about something, the work of divinity berekana umurimo w'ubumana within humanity. uko ubumana buri mu muntu. Because remember, the kingdom of heaven is within. Kuko mwibuke Bibiliya yavuze Amen? yavuze ngo Okay, ubwami bw'Imana buri good. hagati muri Now, I want to ask you a question. Ese akabaza ikibazo. If there is a process Niba hari urugendo that I don't have the ability to explain, that you don't have the ability to explain, niba hari urugendo ntafite ubushobozi bwo gusobanura uko rukorwa, something that you cannot explain, ikintu utashobora gusobanura, what would we call that? ni icyo kintu It's just wakita. one word. Mystery. Ni ubwiru. A mystery. Ni ubwiru. God is saying Imana iri kuvuga ngo the way that the kingdom of heaven uburyo ubwami bw'Imana bumeze develops in a man or a woman cyangwa icyo bukora mu muntu is a mystery. ni ubwiru. This is what the Bible calls the mystery of godliness. Niyo mpamvu bwitwa ngo ni ubwiru bw'ubumana. In other places, it's described as the fellowship of this mystery. Ahandi muri Bibiliya hagaragaza yuko ari the fellowship, Fellowship of this mystery. ugufatanya cyangwa se imikorere y'ubwiru. The mystery of godliness. Are we together Ubwiru right now? bw'ubumana. Are we together? Yes. Turi hamwe? Yes. Okay, let's deal with what the seed is so you get the whole concept. Go with me to the book of 1 Peter chapter 1. Reka tujye mu rwa mbere rwa Petero igice cya mbere. 1 Peter chapter 1. Urwa mbere rwa Petero igice cya mbere. And let's look at, I said chapter 1? Yes, that's good. 1 Peter chapter 1, let's look at verse 23. Urwa mbere rwa Petero igice cya mbere mu 23. Okay, it says, being born again, Handitse ngo ko mwabyawe bwa kabiri not of corruptible seed, mutabyawe n'imbuto ibora but of incorruptible, ahubwo by mwabyawe the word of God, n'imbuto itabora which liveth. mubeshejwe n'ijambo And ry'Imana abideth rizima forever. rihoraho. So the seed is what? Imbuto ni iki? What is the seed? Imbuto ni iki? The word of God. Ni ijambo ry'Imana. And notice it says that this word of God, Kandi baravuga ngo ijambo ry'Imana it has the ability rifite ubushobozi to cause a man to be born again. byo gutuma umuntu abyarwa bwa kabiri. Amen. Amen. And that new life None iyo mibereho mishya is one that will live and abide forever. niyo izaguma mu muntu ikaguma muri we iteka n'iteka. Are you following, friends? Amen. Being born again. Tugomba kubyarwa buri. Now watch this, and I want you to pay attention to this. So the new birth experience Imibereho yo kuvuka bundi bushya is the product of the seed, ni umusaruro w'ikimbuto yakoze the word of God. ari ryo jambo ry'Imana. So let me ask you this question. Reka mbabaze ikibazo If a kimwe. person just reads the word of God, Niba umuntu yiga ijambo will they be ry'Imana born again? ese yavuka bundi bushya? Yes. No, it's the work of God. Why are you dancing? Okay, there's We an. are still babies. I know, it's okay. I like that. I like that. There's another agency that helps the word of God to germinate in our hearts. hari undi muntu cyangwa se mutwa agency babyumva. Hari undi muntu ufite indi nshingano akora kugira ngo imbuto y'Imana You know it. ikurire muri twebwe. Let's go to the book of John, Reka tujye muri Yohana John chapter 3. igice cya gatatu. Remember, Jesus had his midnight meeting with Nicodemus? Muribuka Yesu ikiganiro yajyanye na Yes. Nikodemo Yeah. nijoro. And before Nicodemus could say much of anything, Jesus said unto him, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mbere ko Nikodemo ataragira ikindi kintu avuga se yamubwiye ati utabyawe ubwa kabiri ntuzigera ubona ubwami bw'Imana. And in verse 7, Jesus says, marvel not that I said ye must be born again. Umurongo wa karindwi haranditse ngo bitangazwa Now, nuko nkubwiye ko bikubiye Look kubyara at bwa verse kabiri. 8. Rero n'umurongo wa munani It says, the wind bloweth where it listeth, haranditse ngo umuyaga uhuha aho ushaka and thou hearest the sound thereof, ukumva guhuha kwawo but canst not tell from ariko ntumenya aho whence it uva cometh, aho uva or whither it goeth. cyangwa aho ujya. Even so Niko is everyone uwabyawe that is born n'umwuka of the wese Spirit. amera. Amen? Amen.
So we see that the Spirit of God turabona ko hano umwuka w'imana plays a key role agira inshingano ikomeye in the new birth mu experience. kugira ngo umuntu avuke ubwa kabiri. He's the one that brings the seed Umwuka w'imana niwe uzana ya mbuto into our hearts ikinjira mu mutima and yacu causes it to germinate. maze agatuma ikura. Yes? Now, and pay attention what it was said in that verse, by the way. Mwumve neza uko byanditse muri yasomo. It says the wind blows where it wants to. Handitse ngo umuyaga uhuha ujya We aho ushaka. don't know where the wind originates Ntabwo from. tumenya aho umuyaga uturutse, We don't know the destination it's ntitumenya going n'aho to. umuyaga uri bugarukire. What do you call that? Ibyo byitwa iki? A mystery. Ubwiru. Are you seeing it again? So we see once again the mystery of godliness Aha naho tubonye ubwiru bw'Imana is a work ni uko that God is seeking to accomplish in us umurimo Imana ishaka gukora muri twebwe through His Word being implanted in our hearts, ibinyujije mu gushyira ijambo ryo mu mitima yacu, and it is done kandi ibyo bikorwa by the Spirit of God. n'umwuka w'Imana. Why? Kubera iki? Is not the Word truth? Sorry. Is not the Word of God true? Ese ijambo ry'Imana si ukuri? Yes? Ya, ni ukuri. Is not the responsibility of the Spirit of God to lead us into all? Ese inshingano ya mwuka wera si ukutuyobora mu kuri kose? You see how they work together, Urabona ukuntu bikora hamwe. not independent of one another. Ntabwo buri kimwe gikora ukwacyo. That's one reason I always say, Niyo mpamvu akenshi nkunda before you open the Bible, mbere ko muri Bibiliya yawe pray, reka tube dusenge because this is truth. kubera ko uku ni ukuri. And there is only one person in the Godhead that can cause us to understand and be benefited by truth. Kandi hari umwe mu butatu wenyine ubasha kutuyobora muri uku kuri agatuma kutugira umumaro, The Holy Spirit. ni umwuka wera. So don't just pick. It is a sign Ni ikimenyetso of pride, pride? cy'ubwibone, arrogance, bwibone and kwishyira hejuru disrespect. ndetse n'agasuzuguro. When you understand what this is, Iyo uzi icyo Bibiliya ari cyo to open this book maze ukapfa kuyifungura without first calling on the Spirit of God. utabanje gusaba Imana ngo ibe mwuka wawe wera, Because it is as if you're saying, ni nkaho uri kuvuga ngo I can understand the mind of God nshobora gusobanukirwa myself. iby'Imana itekereza njye ubwanjye mu mbaraga zanjye. I'm telling you, brothers and sisters, Mfano there are mimi many nikwambia. false doctrines Ndi kubabwira hari that are amahame taught, menshi y'ibinyoma yigishwa, and they're the fruit. These false doctrines kandi ayo mahame y'ibinyoma are simply the fruit ni umusaruro of people picking up the Bible w'uko abantu bapfa gufata Bibiliya without praying and seeking the instruction of God batabanje first. gusenga ngo basabe Imana ibayobore. Because someone's going to teach you when you open the book. Umuntu abasha kukwigisha uwo mu Bibiliya. The question is which spirit? Sorry? The question is which spirit? Ikibazo umwuka ari kwigisha ya Bibiliya ni uwuhe mwuka afite? Because the prince of the power of the air, Kubera ko abatware imyuka hano mu the kirere, spirit that now works in the children of disobedience, kandi iyo myuka ikorera mu bantu batubaha, he is always ready to teach us. iba yiteguye nayo kwigisha. The Holy Spirit will teach us as well Ariko umwuka wera nawe arigisha if we ask him. iyo tumusabye. In the hour of ignorance, God winks. In the hour? In the hour of ignorance, God winks. Oh. Mu gihe cyo kujijwa Uwiteka arakitubabarira. If a person knows no better, Iyo hari umuntu wakoraga ibintu atabizi and they simply pick up the Bible agapfa gufata Bibiliya because they have this desire to know kubera ko afite what umutima wo truth is, gushaka kumenya ukuri, the Spirit of God will come to aid them. umwuka wera araza kumufasha. But us who know Ariko twe tuzi to whom much is given, yuko kuko mwibwe ko uhawe byinshi much is azabazwa required. byinshi. Okay. So, we're back in Mark chapter 4. Reka dusubire muri Mariko igice cya 4. And so we get this thing that they're talking about the mystery of godliness. Tukaba turimo tureba iby'ububwiru bw'Ubumana. And God says, Imana iravuga ngo that the way that this works, uko ibi bikorwa it's like a seed put in the ground. ni nk'imbuto ishizwe mu You can butaka rise night and day. maze ukagenda You ukaryama don't ku know manywa n'ijoro. exactly how this thing grows and Ntabwo develops. ujya umenya ukuntu imbuto mu butaka ikura. The same way Ni uko niko that no one can fully explain nta muntu wapfa gusobanura the uburyo new birth bwuzuye experience. imibereho yo kubyara bwa kabiri. You nor I can fully explain the transformative work of God in our lives. Nta muntu n'umwe ushobora gusobanukirwa uko the fullness, The transformative okay, uguhinduka work of God in our lives. ukuntu Imana ikora umurimo wo kuduhindura mu buryo For bwuzuye. instance, Urugero, you might be able to say ushobora kuvuga ngo it was on Wednesday byari kuwa kane in the month
in the first week of August mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa in the munani year 1990 when I first gave my heart to Christ. mu cyamagana cya mbere ngahe nibwo nahaye umutima wanjye Kristo. But that wasn't the first time that God spoke to you. Ariko icyo gihe cya mbere burya Imana yavuganye nawe. He was speaking to you Burya Imana yavuganaga nawe for years before mu that, myaka myinshi mbere yo tariki. working on your heart. Iri gukora ku mutima wawe. It was just the first time Icyo nicyo gihe cya mbere. that we actually opened our ears Wowe ubwo wafunguye amatwi and our yawe hearts n'umutima wawe to receive kugira ngo wakire God speaking to us. ibyo Imana yavuganaga nawe. Are you following? Mwakurikiye? Okay, good. Okay, byiza. So this is important to say this. Ibi ni ingenzi ko tuvuga The dutya. mystery of godliness, Ubwiru bw'Imana. how God works in man Uko Imana ikorera mu to muntu transform us into new creatures. kugira ngo idurememo ibyaremwe bishya. It's not something that we have the ability to fully explain. Ntabwo ari ikintu twe ubwacu twifite ubushobozi bwo gusobanura. However, Gusa nubwo bimeze bityo, the same way that a seed can spring up and grow out of the ground, uko imbuto yajwe mu butaka ikura ikazamuka hejuru y'ubutaka, we can observe it. natwe ibyo tubasha kubibona. So we may not be able to fully explain how a life is transformed by Christ, Tubasha kudasobanura ukuntu imibereho yahinduwe na Kristo mu buryo bwuzuye, but the transformation should be observable. ariko guhinduka kw'imibereho kugomba kugaragara. People should be able to observe something different about our lives. Abantu bagomba kubona ibitandukanye n'imibereho yacu. Abantu bagomba kubona ibitandukanye n'imibereho twari dufite mbere. If they should be able to observe something different in you from the time that you've accepted Christ Bagomba kubona itandukaniro mbere yuko twakira Kristo. to the time that you were outside of Christ, Sorry. to the time, okay. They should. I'm gonna make it simple. Okay. People should be able to observe a difference in you Abantu bagomba kubona impinduka from when you were outside of Christ mu gihe wari uri imibereho utari muri Kristo, to when you were in Christ. noneho n'igihe wavuze kuri muri Kristo. There's got to be something observably different. Hagomba kuba imibereho igaragara ituma iryo tandukaniro And then the rigaragara. Bible says, Biravuga ngo the earth brings forth fruit of itself. ubutaka buzana imbuto iri muri bwo. First the blade, Icya mbere Then the utwatsi, hagakurikiraho then the full corn imigengararo, in the air. icya gatatu noneho imbuto ifite. So this is dealing with the growth of a seed. Ibyo biri kwerekana ukuntu imbuto yashwe mu So I'm going to butaka ask you a ikura. question. Ndifuza kubaza ikibazo. I want you to pretend in your mind that you just imagine that I have a seed in my hand. Ndifuza yuko mutekereza yuko mfite imbuto mu It butaka has mu all the, ntoki it has zanjye. all the genetic information in it Kandi iyo mbuto ikaba ari imbuto yatunganyijwe neza, that it needs to grow into a full stalk of corn. kandi ikaba igomba kubyara A full, ikigori corn. yeah, full stalk of corn. Full stalk. Okay. That's what we're talking. Sure, You said sure. it? Okay, good. Is that seed perfect or imperfect? Ese iyo mbuto yanjye ibitunganye cyane ibitunganye? She says perfect. Yes, but She says perfect. What else? What do you say? Why are you scared to answer? It's okay. Musubizwe mu Don't be byumba. scared. I'll say it again. Imagine I have a seed in my hand. Mutekereze ko mfite imbuto mu kiganza It cyanjye. has all the genetic information in it Ikaba ifite amakuru yose akwiriye that it needs to grow into a full stalk of corn. yuko izatuma nituyijugunya mu butaka izakura But igatanga right now it's umusaruro. a seed. Ariko iracyari imbuto. It's not a stalk of corn. Ntabwo irahinduka Is the seed umusaruro. perfect yes, or is it imperfect? is a Ese perfect. imbuto irakwiye cyane Okay, ikwiriye. excellent. I Imbuto knew she irakwiye. was right. I just want to make sure everybody, not followers. Perfect. Imbuto irakwiriye. Why? Kubera iki? Because of exactly what she said. It's exactly what it's supposed to be at that state. Mu gihe kiri imbuto A seed. ibikwiriye. You take it now, Urayifashe you noneho plant it, uyijugunya mu and butaka. after a short space of time, Nyuma y'igihe a runaka little blade shoots up. utwatsi tugatangira tukazamuka. It's very fragile. Ikaba It can kacyoroshye. easily fall over. Birashoboka cyane ko Is that blade kakwangirika. perfect or imperfect? Ese ako katsi karakwiye cyane gakwiriye. Perfect. It is the time. Exactly what it's supposed to be at that stage of its Muri uwo development. mwanya rwose irakwiriye. And so on and so forth Ikagenda ikurikura until you have a full stalk of corn. kugeza igihe ubonye umusaruro ukwiye w'ibigori reka tuvuge byuzuye. Do you see the powerful lesson that Christ teaches Muri us through kureba such a isomo simple, Yesu yashaka kutwigisha ahereye ku bintu through byoroheje. such a simple object lesson? Yahereye ku mugani Because woroheje. what Christ is teaching Icyo us Kristo ari kuvuga is that nuko we can be perfect at every stage of our tubasha character development. gukiranuka Amen. kuri buri ntambwe y'imibereho
mibereho yacu mu rugendo rwacu rwa gikristo. So what perfection looks like for this brother Gukiranuka rero dushingiye ku byo umuvandimwe avuze might look like something different in the eyes of God ibasha kugaragara nk'ibitandukanye mu maso y'Imana than what perfection looks like for this sister. Gukiranuka k'uyu muvandimwe kubasha gutandukanya no gukiranuka k'uyu nguyu, Because you both kubera ko gukura may be at kwanyu completely different gukura kwanyu stages kuri mu byiciro bitandukanye in your relationship with Christ. bitewe n'imibereho buri wese afitanye na But Kristo, there should be perfection ariko hagomba kuba gukiranuka at whatever stage you're at. kuri buri ntambwe umuntu wese Are you getting the point? Ese muri kubyumva? So let's give an illustration to make it simple. Reka tutange urugero kugira byisha kumvikana. You've got a person. Hari umuntu, Let's say this brother right here. reka mvuge uyu muvandimwe, I'm not going to pick on you. ntabwo ari bwongere You, let me kutuvuga. pick- no, Reka no, mfate no. ingori. Let's just say a brother. Reka dufate umuvandimwe, He's an alcoholic. anywa inzoga, He's a druggie. amukoresha ibiyobyabwenge, A liar, a thief, all these bad arabeshya, things. ariba, An byose, adulterer. ndaranasambana. The Spirit of God comes to him, Mwuka w'Imana akaza kuri we, convicts his heart, akamwemeza ibyaha and he bye, says, I need to give my heart to Christ. none akavuga ati ndifuza ko imibereho yanjye And Kristo. immediately he knows None muri ako kanya that he agatekereza needs ko to give up the drinking akeneye kureka kunywa and the inzoga drugs. no ibiyobyabwenge. It's just clear in his mind. Mu bitekerezo bye The only reason it's clear in his mind ahita abisobanukirwa is kubera because iki? the Spirit of God Kubera ko Mwuka is wera convicting him. abamwemeje ibyaha Stop. ngo rekera. And that day he says, Uwo munsi akavuga ati no more drugs. ntabwo nzongera kunywa No ibiyobyabwenge, more alcohol. ntabwo nzongera kunywa inzoga, I'm finished. ndabihagaritse. In the sight of God, that man is perfect. Mu maso y'Imana uwo muntu akiranuka, Amen. He's still in an adulterous relationship, though. ariko adultery. aracyari mu busambanyi, He's still a liar. aracyabeshya, He's still a thief. arakiba, But God has not brought strong conviction into his heart about those things. ariko Imana ntiyabasha gusingira umutima we kuri ibyo bintu Are you bindi bisigaye. understanding? Se murakurikiye? It's just like Paul said, Ni nk'uko Pawulo I yabivuze, had not known sin but by the law. njyewe ntabwo nigeze I menya had icyaha not ntamenya known lust amategeko, except the law said, thou shalt not covet. ntabwo nigeze menya yuko That's what the kwifuza Bible says bibi in Romans chapter 7. itegeko ritarambwira ngo ntukifuze. Are you following, Uko friend? byanditse mu gitabo He says, cy'Abaroma. but when the law came, Ariko igihe amategeko yaziye, sin revived, icyaha and cyarahishuwe, then I died. maze njye ndapfa. It is when the law is presented to us Ni iyo keretse gusa iyo amategeko that God atweretse, desires the conscience to be stirred up ibyo Imana ishaka ko tumenya, and for us to surrender noneho self tukaza mu bwenge bwacu that it might hasigaye, be crucified. noneho twebwe tukihana, intare ryacu ikajya hasi, Are you getting the point? tugapfa. Okay, so now a week or two passes. Sorry? A week or two passes. Icyumweru kigashira cya And the bibiri, Lord says, maze wa muntu Imana you ikamubwira smell iti, better now. yo You smell better now. urimo urahumura neza ubu Your ngubu, mind is clearer now. ibitekerezo byawe bisa naho bimaze gucayuka, You're no more drinking, no more ntabwo drugs. ukinywa inzoga, ntukinywa itabi Now n'ibiyobyabwenge. I need you to stop telling lies. None ndagira ngo nkumenyeshe ko utagomba gukomeza Be kubeshya, honest. vugisha ukuri, Stop taking things that don't belong to you. ugakomeza kwiba utwara ibyo bitari ibyawe. Say, Lord, I surrender. Akavuga ati Mana ndihannye, Perfect. uwo muntu arakiranutse. Amen. There's still other things, Ariko haracyari ibindi bintu, but he's perfect. ariko imaso y'Imana arakiranutse. A month passes. Ukwezi kugashira, The Lord comes to him. Imana ikaza, You've been doing you're my son. ikamubwira iti umwana I wawe love you. ndagukunda. And then he said, well, you're my father. Imana nawe akabwira ati And I love data you wanjye, too. nawe ndagukunda. He says, do you really love me? Ikamubaza iti koko urankunda? Yes, Father, I love you. Akavuga ati yego data ndagukunda. You see that woman? Akavuga ati uriya mugore, That woman whom thou lovest? urabona uriya mugore ukunda, That is not your wifest? kandi urabizi ko atari umugore wawe, Give her up. tandukana nawe. You can't live in that house with her anymore. That's not your wife. Ntabwo akomeza kubana nawe kandi atari umugore wawe. And she's not trying to live the life that you're trying to live. Kandi uriya mugore bigaragara ko we adashaka ko imibereho Give her wahisemo up. kubamo, tandukana nawe. And then you say, Maze ukavuga then he ngo- says, maze uwo mugabo akavuga oh, ati but ariko Mana urabona I really like her, God. ndamukunda rero, Mana urabibona, We've been together for 10 years. ahubwo tumanye imyaka 10 turi kumwe. You seeing where this one is going now, Muri kubona right? aho tukwerekeza, And you start reasoning and rationalizing. noneho ugatangira gukoresha inyurabwenge yawe, And you say, well, God, ukavuga uti ariko Mana I hear what you're saying, God. ndi kumva ibyo uvuga I rwose, believe you're right. kandi abizi ko ibyo uvuga ari ukuri, But ariko
maybe a month later, Oh? reka wenda azatandukana wenda ukundi mu kwezi gutaha is that man still walking in perfection? No. uwo muntu agiye kugenda mu gukiranuka No. 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 Yeah. They have stopped the sanctification process. uwo muntu aba ahagaritse urugendo rwe rwo kwezwa They have halted the growth in Christ. gukurira muri kristo kwe kuba guhagarariye This is not progress. icyo gihe ntabwo aba akomeje kujya mbere This is regression. This is retardation. aba atangiye gusubira ahubwo inyuma We could even define it as backsliding. ibyo bintu rwose ni ugusubira inyuma You getting the point? uri kumva neza icyo turi kwiga Now look at this. Reka turebe ibi ngibi This is what happens in many of our Christian experiences. ibi nibyo biba kuri benshi muri abari hano mu We rugero rwa take 2 kristo steps forward with the Lord, dutera intambwe ebyiri Growing in tujyana na His grace. kristo tugakurira mu buntu bwe And then something is presented to us ariko iyo tugize ikintu tubwirwa that we're not truly willing to surrender. tutiteguye kureka rwose no kwihana So instead of going forward, aho kujya dukomeze you tujya never mbere stay in the same place. ntabwo unakomeza kuguma aho wari Instead ugeze of going forward, ahubwo ukomeza ujya mbere we go what? usigiye bigenza gute Backward. usubira inyuma And because this is the continual experience that many have, kuko iyo ariyo mibereho abantu benshi bakomeza kugenda bagira they reject birukana the reality of perfection cyangwa se bahakana ukuri ko gukiranuka icyo ari cyo because they're basing the doctrine kubera ko bashingiye ku off ihame of their personal experience. ryo ku mibereho yabo Are you ubwabo understanding what I'm saying? ese musobanukirwa icyo turi kwiga But if we would just simply surrender, ariko ibe twemeraga kwihana we continue to grow. tukareka ibitemewe n'imana icyo gihe turakomeza tukajya mbere And growth kandi kujya at mbere times it takes a war cyangwa se gukura bisaba rimwe na rimwe intambara with this flesh. turwana n'uyu mubiri But if we wrestle with the Lord like Christ did in the Garden of Gethsemane, ariko niturwana n'imana nk'uko yesu yabigenje mu gashyamba ka gitsemane the Lord will send His angel to strengthen us imana izohereza abamarayika bayo kugira ngo badutere umwete so that we can drink the bitter cup kugira ngo nubwo igikombe gishaririye tukinywe and move forward. ariko dukomeze tujye mbere Amen? Amen. Okay. Then it says, so, and I just want to make it, so you've got the concept already. ngira ngo mwamaze kubyumva bitewe n'urugero God twifashishije expects of us imana yiteguye ko what He has icyo ifite revealed to us. yamaze kuduhishurira He doesn't expect a first grader. Do you call it? I don't know how you call it. Yes, yes. Okay, Umwana good. uri mu wa mbere. Yeah, He doesn't expect a first grader ntabwo imana yiteguye ko umwana wo mu wa mbere to know calculus. yamenya imibare He wants you to know ABC 1, 2, 3. ashaka ko umwana wo mu wa mbere abanza kumenya You understand? abcd rimwe kabiri gatatu But once you get to that stage of development, ariko umaze gukura and now you're in 8th grade, none ukagera n'urugero nko mu wa kabiri and you segonderi still come to the Lord. ukaza imbere y'imana ABC 1, 2, 3. ukibwira ngo abcd No, no, rimwe no, kabiri no, no, gatatu no, 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 no. imana yabyemera Oya. Oya, oya. We're supposed to be beyond that now. twagombye kuba twararenze iyo ntambwe se si byo I'll show you this from the Bible. reka ibyo turebe muri bibiliya Go with me to the book of Hebrews. reka turebe mu gitabo cy'abaheburayo Huh? Where are you going? Chapter 6. Oh, no. But you're going someplace good though. Hebrews. reka turebe mu baheburayo We're in Hebrews chapter. We're in Hebrews chapter 5. abari igice cya gatanu And I want to look at verse 11. reka turebe ku murongo wa cumi na rimwe Are you there? ahageze Of whom we have many things to say tumufiteho byinshi byo kuvugwa and hard to be uttered, kandi biruhije gusobanukirwa seeing ye are dull of hearing. kuko mwabaye ibihuri Now, I want you to understand what he's talking about here. ndifuza ko musobanukirwa ibiri kuvugwa aha ngaha It's similar to when Jesus said to the disciples, bisa n'igihe kimwe igihe yesu yavuganaga n'abigishwa be there are many things that I like to say to you, hari ibintu byinshi yesu yababwiye ngo hari byinshi yavugana but you cannot bear them yet. ariko ntabwo mwiteguye Do you kubyumva remember that? murabyibuka yesu yavuganaga nabo Remember, Jesus told them many things. yesu yababwiye ibintu byinshi He even told them that he was going to go to the Father's house genda ugeze ubwo nababwiye ati agiye mu rugo kwa data and prepare mansions for them. ndetse anabategurira amazu yo What is kubamo one truth, ni ukuye kuri important truth, kw'ingenzi that cyane Jesus never told the disciples? yesu atigeze abwira abigishwa be Say that? The day of his coming. The day of his Umunsi wo coming, kugaruka yeah. kwe. Uh-huh. That's true. Well, he said that's the Father. There's an important truth, hari ukuri kw'ingenzi and he cyane never told his yesu disciples atigeze abwira when he was abigishwa with be them. igihe ari kumwe nabo
ufite plaque He said, because you can't bear it yet. RAE 972 wa arifite natanga inzira. And we're going to get back to Hebrews. Same Sure, thing. sure. He said, because you can't bear it yet. What was it? What Uko was one kuri truth he never Yesu, told them? uko kuri Yesu atigeze abwira abigishwa be nuko He never once said it. nigeze And it's a akuvuga vital truth. kandi ko nukuri kw'ingenzi cyane. Did Jesus ever once tell the disciples that he was going to be their high priest? Yesu yigeze abwira abigishwa be yuko azabera umutambyi mukuru? Never. He never once said it. Nta gihe na kimwe yigeze abivuga. He said they're not even ready to bear that. Yavuze ati, You know why? muzi impamvu icyo atababwiye? Where did the high priest come from? Umutambyi mukuru yaturukaga he? Come on, friends, talk to me. This is information I know you know. They came from the line of who? baturuka mu muryango wa nde? Line of Levi. Levi. Aaron. Was Jesus from their line? Absolutely not. baturuka mu muryango wa Lewi kandi Yesu yari yakomotse mu muryango wa Lewi. Listen, they were struggling bari bafite ikibazo to fully embrace the concept that he was the Messiah. cyo kwakira ko Yesu ari Mesiya. Now he's going to tell them that he's a high priest. none ibyo nabwo ntibarabasha kubyumva ugiye They said kubumva this totally overthrow everything in their ibyo minds. bintu byari guhita bituma n'ibyo batangiye kwizera bivamo. He said, I'd like to, but you guys are not ready yet. Cyavuze ati umva ntabwo mwiteguye kubyumva. It's only when you get to the book of Hebrews where you hear this truth begin to be illustrated. uku kuri tutangira kumva gusa mu gitabo cy'Abaheburayo. He never once told them. ntiyigeze Not nari once. babwira yuko They azabera weren't umutambyi. ready. ntabwo bari babyiteguye. And God says to us, you know, there are things I'd like to tell you. natwe Imana tubwira utari ibintu byinshi ka kubabwira. And it's not that he's not capable of telling us. si uko Yesu atarashoboye He kubibabwira. says, I can't tell you natwe Imana ifite byinshi because bakubwira. you're dull of hearing. ariko aravuga ngo muri bihura amatwi ntabwo You bikumva. lack the spiritual discernment to comprehend what it is I want to ntabwo communicate ufite to you. umwuka wo gutandukanya ibintu mugenda kuvugana nawe kugira ngo bisobanukirwe. Just like when I shared with you Psalm 82 and verse 6 yesterday. nk'uko ejo nababwiye iriya somo ryo muri Zaburi 82 But the Bible says, you're gods. 82:6, yeah. yes igihe nababwiraga And the ejo Bible says nababwira you are ngo gods. muri I know muri some of you are sitting there Imana like- intoya nabonye bamwe bicaye batangira kureba bamwe ejo rwose nabonye byarabateye ikibazo As if you didn't read it in the Bible. naho mutabyisomeye muri You Bibiliya. understand? I know you know what I'm talking about. nzi neza ko muri gusobanukirwa ibyo ndi kuvuga ese si byo But you had ears to bear it. Amen. ariko mu matwi yanyu ntabwo ari You understand what I'm saying? none nzi ko muri kuvuga ibyo ndi kuvuga. Okay. okay Go back to Hebrews. reka dusubire mu Baheburayo. Hebrews chapter 2. Abaheburayo igice I mean, cya 5, kane. excuse me, Hebrews chapter Abaheburayo igice cya gatanu aho twari 5. turi. And we're at 12. Look what he goes on to say. Mirongo cumi na kabiri yanditse ngo In Hebrews 5 and verse 11, he says, Abaheburayo gatanu cumi na I'll start at rimwe. 12, sorry. reka duhere ku cumi na For kabiri. when for the time ye ought to be teachers, kandi nibwo mwari mukwiriye kuba bigisha ye have need ubu that one teach you again ko mumaze igihe kirekire mercy, ko mumaze igihe kirekire mwiga which be the first principles dore musigaye mukwiye of kongera the kwigishwa oracles of namwe God, ibyishimo rya mbere byavuzwe n'Imana and are become such as have need of milk kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa and amata not strong aho meat. kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. It says the time when you should be ready to teach other people. aravuze ngo mwari mugeze igihe cyo kuba mwakwihinduka bigisha You need somebody to teach you the first principles of the oracles of ariko God. biragaragara ko ahubwo namwe mukeneye kujya kwigisha ibya mbere And bya the Kristo. oracles of God ibya mbere byavuzwe n'Imana means the divine utterances of God. bisobanuye Simply means the word of God. bisobanuye ijambo ry'Imana. So God looks at us Imana iratureba and says, you know, there are a lot of you ikavuga iti hari byinshi that have been around this gospel hari abenshi muri mwe mumaze igihe mwiga iby'ubutumwa bwiza for 5 or more years. imyaka 5 cyangwa kurenza. You should be ready to fully teach other people. mwagombye kuba mugeze ku rwego rwo kuba mwakwigisha abantu uburyo bwuzuye. But you're like grown people ariko muragaragara abantu bakuru that need to go back to first grade. bakwiye gusubira mu wa mbere wa primaire. That's not my words, that's the Bible. n'abagaragara amagambo And he says, you become such as is of need of milk and not of strong meat. biragaragara ko Now, mukeneye look kuramizwa what the amata Bible says aho is the kuramizwa ibyo reason kurya behind bikomeye. that. It's powerful. kuki biravuze ibyo? For everyone that useth milk kuko abantu bakoresha amata is unskillful in the word of God, ni abantu badafite ubumenyi buhagije mu ijambo for ry'Imana. he is a... Come on, friends, it's in your Bible. I want you to read it. For he is a what? kubera ko ari iki? What does it say?
babies. It's a babe. It says, Ninja. everyone that useth milk umuntu wese ukoresha amata uramizwa amata is unskillful in the word of God. ni umuntu udafite ubumenyi buhagije mu ijambo They are ry'Imana. babes. icyo gihe mbere amagambo ni umwana ni uruhinja. Now, what do you think this means? ibyo bisobanuye iki? What do you think this means that the babe ibyo bisobanuye iki? is the one that is unskillful in the word of God? bisobanuye ko uruhinja Teach us rushushanywa something. n'umuntu rugereranya umuntu udafite ubumenyi buhagije mu ijambo I'm going to ry'Imana. preach a sermon on this. What do you think it means they're unskillful? ese umuntu Talk to udasobanukiwe mu ijambo ry'Imana What do bisobanuye you think that means? bisobanuye iki? bariya baba bakinjira mu bakimara kubatizwa nibo twakwita impinja bafite ubumenyi mu ijambo ry'Imana bariya bari bitegura kubatizwa n'abakimara kubatizwa bari kwigishirizwa aho ngaho. What is he saying? Let him say, it's okay. He's saying that, in our churches we have different classes. Okay. So we have a class of people who are getting ready to get baptized Baptismal class. and who are like Like newly baptismal class Yeah, and- baptismal class. Uh-huh. These are the ones that we can call babies. Mhm. But we Because- have other answers. Go ahead. Yeah, you are not reading the word of God so that you grow Beautiful. spiritually. This is it. Yes. The one that's unskillful in the word, Abantu Bibiliya ivuga ngo badafite ubumenyi mu ijambo ry'Imana. it doesn't mean that this person can't teach the 2300-day prophecy, Ntibisobanuye ko umuntu atasobanura ubutumwa bw'ibihumbi bibiri na magana or they atatu. don't understand how to teach the Sabbath doctrine. Cyangwa atakwigisha ry'isabato. That's not what it means. Ntabwo aricyo bisobanuye. The one that's unskillful in the word Umuntu udafite ubumenyi mu ijambo ry'Imana is the one that's not taking the word of God ni umuntu udafata ijambo and ry'Imana applying it in their lives ngo maze so that they rihinduke can mu migabane experience mugeze development. rikuze imico ye. And so therefore they're still babies. Uwo muntu rero uko yameze kose aracyari Then it umwana. goes on to say, for everyone that useth meat, just Bibiliya look, iravuga ngo dukomeze we're still in Hebrews turacyari mu chapter, Baheburayo igice cya gatanu that's the very next verse. For mirongo cumi everyone, na gatatu. all right, you tell me when you're ready. Yes, I'm Okay. on verse 13. For everyone that useth milk Kuko unywa amata is unskillful in the word of God, for it is a abataraca babe. akenge mu by'ijambo ryo But gukiranuka. strong meat mirongo cumi na kane ariko ibyo kurya belongeth bikomeye to them ni iby'abakuru that are full of age. bafite ubwenge. Did we hear this? He's paying attention. We've heard this concept of full of age, right? bwa busobanuro bufite How bwo does one gukiranuka ko ari become full full of of age cyangwa umuntu age? ukuze. How does one mature? Ni gute umuntu akura cyangwa aba afite ubwenge? Based on what we looked at already today, Bishingiye how ku byo does tumaze one kwiga, mature, become umuntu full akura of age? ate? Isn't that through Eating listening to the strong meat. Spirit? Yes. Isn't that through the guidance of the Spirit? ese si mukumvira icyo mukaba So mubwira mukayoborwa n'umwuka everyone wera. that uses strong meat Rero umuntu urya ibyo kurya bikomeye is the person that is being led by the Spirit. ni umuntu uyoborwa na mwuka They're wera. surrendering. Binyuze mu kwihana intambwe ku ntambwe. Even those Hasi harakomeza akandika ngo who kandi by reason of use bamenyereye have their senses gutandukanya exercised bamenyereye to discern both good gutandukanya ikibi and evil. n'icyiza. So in other words, these are people that are taking the word of God into their heart. Mu yandi magambo aba ni abantu bafite ijambo ry'Imana. We're fighting the fight of faith, Mwibuke turi kurwana muri wrestling with our kwizera, flesh, turi kurwanya umubiri wacu but seeking to yield to the Spirit. ariko dushaka kuyoborwa na mwuka wera. And as we yield to the Spirit, Mu gihe dushaka kuyoborwa na mwuka wera, the senses ubwonko bwacu become exercised dutangiye kubumenyereza, to discern the difference between what is good in gutandukanya the sight of God. icyiza ni iki cyiza and amaso what is not y'Imana evil. ni iki kiri What mu is maso evil? y'Imana. Are there those that don't really can't see? There's some things. Okay, let me make it very good. Reka tubisobanure mu buryo bworoshye cyane. Let's deal with the health message. Reka tujye mu butumwa bw'ubuzima. I can get into some groups Mbasha kujya mu itsinda rimwe and we can see clearly from the Bible tukabona muri Bibiliya that God has a health message. yuko Imana ifite muri Bibiliya harimo ubutumwa You can bwo see kwiteza it. amagara mazima. Ese si byo? And so because you've seen it Noneho kuko wamaze kubibona and you've applied it in your life, kandi watangiye kubishyira mu bikorwa, you understand the dangers ugasobanukirwa ububi of not following the health laws. bwo kutubaha amahame y'ubuzima. Yes? Yego. The other person Undi muntu we who doesn't know these things, utabizi ibyo, has not applied it, utabishyira mu bikorwa, they say, well, bakavuga bati what's so wrong with eating the pig? ufite ikihe kibazo wowe? Ni iki kibazo cyo mu kurya ingurube? I prayed over it. Namaze kwisengera. Am I telling the truth? Ese ndi kuvuga ukuri? What's so wrong with eating the crow? Ese
The snake. I'm just making up stuff right now, brother. What's so Niki kibazo kiri mu wrong? kurya inzoka? What's so bad with the lobster? Niki kiri mu kurya byose? It tastes good. Biraryoshye. It's low in Biraryoshye. calories. Kandi bituma calories zijya I'm on a ziringanira. diet. I don't fry my shrimp. I just boil it. Njyewe mba nabitogosheshe nta kibazo. Are you getting my point right now? They don't see the difference between the good. The senses aren't exercised. But as we follow on in the will of the Lord, then the senses become exercised. Uwo muntu urumva yuko ameze nk'ukiri And umwana then ariko we're wowe like- iyo ukoresha iyo burwana na mwuka For us to wera be able to look and say, ubwonko bwawe bumenya no, gutandukana this thing is acceptable with the Lord. ukavuga uti ibi bintu imana byemera This thing is not for a ibi child. ntabwo imana ibyemera But it only happens through growth. ariko ibyo biterwa no gukura It's simple enough, right? se si byo Yes. Okay, good, perfect. And so this is what God is seeking to see take place in our lives. ibi ni byo imana ikeneye kubona mu mibereho yacu But this experience ariko imibereho of us being fit for strong meat, yo kugira ngo dutungwe n'ibyo kurya bikomeye it only is the result ni umusaruro gusa of us making advanced steps forward in Christ. uterwa n'uko tugendana na kristo intambwe ku ntambwe Amen? Okay, let's close this up. Go back to the book of Mark chapter 4. We're going to verse, Mark chapter 4. reka tujye muri matayo igice cya mariko igice cya kane 28. cya kane mirongo makumyabiri n'umunani Mark 4 verse 28. mariko kane makumyabiri n'umunani And in Mark 4 verse 28, mariko kane makumyabiri n'umunani it says, for the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, then the full corn in the ear. First the blade, then the ear, then the full corn in the ear. Now look at verse 29. reka tujye ku murongo wa makumyabiri n'icyenda But when the fruit is brought forth, ariko imyaka iyo yeze immediately he putteth in the sickle, uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro because the harvest is come. kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye Brothers and sisters, bavandimwe this is pointing to the second coming of Christ. ibyo biri kwerekeza kuri kugaruka kwa kristo Let's look at this. Revelation chapter 14. reka turebe mu byahishuwe igice cya Look at cumi na verse kane 14 with me. mirongo cumi na kane The Bible says, biravuga ngo and I looked and behold a white cloud, ibyashiwe cumi na kane and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, mbona igicu cyera no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu having on his head a golden crown, wambaye ikamba ry'izahabu ku and in his mutwe hand kandi afite umuhoro a sharp utyaye what? mu ntoki ze sickle. Verse 15 says, mirongo cumi na gatanu and na another angel came out of the temple, Marayika crying wo mu with a rusengero loud voice to ijwi him that rirenga sat on the cloud, abwira uwicaye kuri icyo gicu ati thrust in thy sickle and reap. ahuramo umuhoro wawe For usarure the time is come for kuko thee to isarura reap, risohoye for the harvest kandi ibisarurwa of byo mu the isi earth is ripe. byeze cyane This goes right along with this with the quote that we have from Ellen White, ibi bijyana n'amagambo dusoma yanditswe na Ellen White that when Christ sees yuko iyo kristo abonye his character perfectly reproduced in his people, imibereho ye irimo iratunganyirizwa mu then he bwoko will bwe come to claim them as his icyo own. nicyo kizatuma agaruka maze avuge ngo aba ni abanjye He's waiting to see the fruit. ubwo icyo ategereje ni ukubona iyo mbuto umusaruro Are you following? arakurikiye What we're looking at here is perfection and the work of perfection, the growth in icyo Christ. turi kujya hano ni ugukiranuka no kubona umurimo wo gukiranuka All right, turi gukura muri kristo final verse I'll use is James chapter 5. isomo risoza katurebe muri yakobo igice cya gatanu James the 5th chapter, yakobo igice cya gatanu and we're looking together now tujye kurebera hamwe at verse 7. umurongo wa I karindwi like this. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira Behold, dore the husbandman umuhinzi ategereza waited for the imyaka precious fruit of the earth, y'ubutaka y'igiciro and hath long patience for it, ayirinda yihanganye until it receive kugeza aho the early azabonera and the latter rain. imvura y'umuhindo n'iyitumba The early rain, we know, imvura y'umuhindo is the ministry of the Spirit of God ni umurimo wa mwuka wera that was poured out wasutswe on the day of ku Pentecost. munsi wa pantekote The early rain, imvura y'itumba literally, mu by'ukuri is that first rain that would fall. the early rain Yes, or the the- later
The early rain, Okay. Kandi imvura y'umuhindo literally, mu by'ukuri is that first rain that would fall, ni ya mvura igwa bwa mbere that would cause the germination, ituma the germinating. habaho kumera gukura That would initiate the growth, if you will, izatuma gukura gutangira kubaho of the seed planted. kwa ya mbuto yabibwe. The latter rain Ariko imvura y'umuhindo is what brings the crops niyo ituma umusaruro to full maturity, ukura ukagera ku rugero ready rukwiriye for harvesting. witeguye gusarurwa. God says Imvura y'itumba. He is waiting for us to receive the early and the latter rain. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Imana irifuza kubona twakira imvura y'umuhindo n'imvura Does the y'itumba. fruit wait on the farmer, or does the farmer wait on the fruit? Does the fruit wait on the farmer, Ese imbuto nitegereza umuhinzi or does the farmer wait on the fruit? cyangwa umuhinzi nitegereza ya mbuto? Farmer waits on the fruit. Okay, so when we keep on saying, I can't wait until Jesus comes, Rero iyo tuvuga ngo ntabwo tuzategereza kugeza igihe Kristo agarutse, Jesus is saying, I can't wait until you're ready for me to Kristo come. aravuga ati ahubwo njye ntegereje ko mwe mukura maze nkagaruka nkabasarura. He's being patient, Aratwihanganiye, waiting for us aracyategereje to yield. ko tukura tukagera ku rugero rwo gusarura. All right, I'm finished. Ndashoje. Anybody have any questions? I think it was very simple. Nizeye ko ibintu twabyize mu buryo bwumvikana kandi bworoshye. Okay, we'll say a word of prayer, then we'll take a close question. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the work that you're willing to do in our lives. I'm thankful, God, that you say to each one of us, including myself, little children, I write these things unto you that ye sin not. But if any man sins, he has an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. I thank you, Lord, that you've made a way for us to be new creatures, and it is my prayer for each one of us, including myself, that you would just strengthen us today to surrender, to yield to you, Lord, and not to hold on to any sin or cherished idol that will keep us from growing and growing until your perfect will is finished in our lives. Thank you for hearing this prayer. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay, go ahead, my friend. Let us see how many more.